Yes, ni Inzozi TV online, amazina yanjye nkuko bisanzwe ni Peter Muganamfura. Aha ngaha twageze rero twabashije guhura n'abantu ni mu isoko ryahitwa mu Miduha aho ni Nyamirambo. Tugiye kuganira n'abantu batubwire ese izi muvoma ziri kuva mu rugo bimeze gute, uri kuva mu rugo gute, ese ubuzima busanzwe bimeze gute, byagenze gute nyuma yaho imiryango imwe n'imwe yagiye ifungwa y'amaduka, akazi kamwe na kamwe kakagenda gahagarikwa bitewe n'iki cyorezo cyadutse cya coronavirus. Twahuye n'umusore umwe hano mu isoko, tugiye kumwegera tubashe kuganira nawe atubwira ubuzima uko buhagaze. Wakwegera nkaga tukaganira n'abantu bakureba. Kabaze ngusuze ubundi ngo ntago byemewe kwegerana ngo ni gutya. Twajya ngo tuganire, banza wibwira abantu bagukurikiye. Waba witwa nde? Ndagufasha mikoro nta kibazo. Nge nitwa Hakizimana Jean Pierre. Hakizimana Jean Pierre. Aho niyo mazina yawe se? Amazina yanjye. Ahanga duhuriye se uri mu kazi waje gukora iki? Nari ndi mu kazi ngemba ndi gushaka ibirayi byo kugira ngo mbeho kuko aho ndi bari kunshyira mu nzu nta kintu ndi kubona. Bari kudufungirana ariko nta kintu kabisa no gupfira mu nzu. Uti gushaka ibirayi. Ntago numvisha uburyo bishaka. Ibirayi ngende umukarani. Mbibona nahize nye nikore imizigo y'abaturage bamfashije nabo bakameza nk'uma isenyi sanga yafata nibyo. Uri kubasha kubabona sera? Ntago bari kuboneka kuko wababoneka gute se ku muhanda bitari gushoboka kugerayo? Ntago biri gushoboka kugerayo. Kareka ntago byashoboka kugera ku muhanda. Ahanga se ukaba wageze gute? Ahanga ni inyuma y'isoko hano bababona ko nta kibazo gihari. Ikibazo nta muntu bashaka ku muhanda, kandi ku muhanda niho duhigira niho dukura amafaranga. Ngira ngo ibyiza ahubwo uhagaze ha ku isoko nibwo wabasha kubona ubutwaza. Ku isoko kandi isoko ari iringiri ryose kugera hari imbere ku muhanda. Naso nta bantu barimo. Abantu barimo imbere ariko nta muntu wemerewe kwinjira mu isoko. Abo bantu mukarani uri kwinjira mu isoko. Ahubwo wari bivuze neza uti nta mukarani uri kwinjira mu isoko. Ni ukubera iki se atari kwinjiramo kandi abaguzi bari kwinjiramo? Ni abaguzi nyine bari guhaha ibyo bajyana iwabo bafite amafaranga. Twe nta mafaranga dufite. Abantu batishoboye no kuvuga ngo bari kubirukana bagende. Ngo hari n'ibyo badupangiye ngo ni imfashanyo sinzi. Izo mfashanyo ntago turi kuzibona, zirimo ziraribwa n'abandi. Byibuze se ziri kuhagera aho utuye zikarebwa n'abandi? Ndi kubyumva ngo ziri kuhagera ibaze mu isibo bari guhereza umuntu umwe. Mu isibo bagaha umuntu umwe ngo nicyo kibazo nyine nawe urabyumva. Uri gukeka ko bari kumutoranya hakurikijwe iki uwo muntu umwe? Uwo muntu umwe bari kumutoranya bavana umukene ntiyishoboye, ariko natwe nitwishoboye kuko twaryaga twahize twikoreye iyo mizigo y'abaturage. Ntago bigeze bakubarura muri abo bakene sera ku buryo nawe ushobora kuba wafashwa, kutagufasha nukubyanga habaye ikihe kibazo? Nge ntago bambaruye. Ubwo ntago hatuye? Ndahatuye. Nose gute bataba barakubaruye kandi uhatuye? Ngende no mu isibo. Kubera iki batakubaruye? Ni ikimenyane bari gukoresha. Cyangwa se ahubwo hari ushobora kuba babaye kukurusha kandi nawe kumva ubabaye? Urumva ko nyine nge sinjye ubabaye nge nyine. Urumva ariko ni benshi bababaye kuri iyi si kubera iki kibazo kiriho hano. Uti kubera iki kibazo kiriho hano. Reka tugaruka aho ngaho. Ese ikibazo cyaba kiriho uravuze ati ikibazo kiriho hano, wabasha gusobanura abantu icyo kibazo kiri gutuma abantu bafashwa n'iki? Kiri gutuma abantu bafashwa no kubera ino ndwara iki cyorezo coronavirus. Nicyo kiri gutuma abantu bafashwa bagahabwa ibyabatunga. Uko bari kutubwira ngo tujye mu mago yacu, turajya mu mago se urajya mu nzu, urajya gupfira mu nzu kubera iki upfira mu nzu? Twe twahisemo kugira gute gutembera, uwo tubonye ku ruhande tukamutwaza akaduhereza izo desa, ubwo nibyo. Birumvikana leta ijya gutanga amabwiriza yo kuguma mu rugo byatewe nuko abantu bari kujya banduzanya zino ndwara, ugahura n'umuntu yirwaye akaba yayikwanduza kubera ko watembeye, bo bakavuga bati guma mu rugo byibuze. Ni nayo mpamvu n'ubwo bufasha buri guteganywa ko abantu bazafashwa. Ese gahunda yo kuguma mu rugo byibuze wowe uranayumva ukayishyigikira? Iyo gahunda ndayishyigikira, ariko ngewe impamvu mvuga ngo sinayishyigikira, ndayishyigikira gato, ariko impamvu nayishyigikira cyane ntago nge nayishyigikira nshonje kandi mfite aho nagakuye iki bya birayi byanjye. Igitekerezo ukifuza ko twabareka tugakomeza tukigendera cyangwa urabitekereza gute wowe? Baduhe icyo kurya tugume muri ayo mago uko babishaka, nitubona ibyo kurya turaguma mu rugo nta kibazo. Ukifuza ko weho byava he? Kuko uri kubona ko nka leta nubwo ari umubyeyi bahera buri abantu barutana ubushobozi. Bura nubwo uri kuvuga ko batagufasha, hari igihe wasanga uturanye n'umuntu ukennye kukurusha bakaba ari we bahereyeho nawe ukazagerwaho.
ese ubwo waba ari wowe ukennye mu isibo yanyu ku buryo wumva ari wowe baheraho cyangwa ni ka kababaro umuntu aba yifitiye? nyine buri muntu agira agahinda ke. Buri muntu agira agahinda k'akababaro ke, kuko njyewe ntago naza gukomanga iwawe nshonje ngo ukingure kandi uzi iki cyorezo uko kimeze, uvanzaniye icyorezo, reka. Ese nk'iyo bavuze ngo guma mu rugo, nk'iyo uvuye mu rugo ko numva ngo bitoroshye, ubu waba wageze hano gutera? Ndemera n'izo nkoni nkazikubitwa. Baranakubita se? Byatari ndembo hano ku muhanda ziba zasaze, genda hari hepfo, manuka aho bita kuri BTR urebe imihini zihari, abanyerondo barimo barakubita abantu bababwira ngo mugende, ariko twe turemera tugakubitwa. Natahana n'izo senyisa nkava uyu munsi ndariye nta kibazo, ariko se nzaguma mu rugo izo senyisa zo nzazibona? Ati turemera tugakubitwa, ariko kugira ngo umuntu abashe kujya no ku muhanda abone izo senyisa, kandi nabwo akavuga ati iyo tugeze no ku isoko nabwo baratwirukana tukabura uko dutwaza abantu. Ni ikibazo tubashe tuganire n'undi muntu umwe twumve, kuko abantu turacyari mu murenge wa Nyamirambo, tukugenda tuganira n'abaturage batugezeho uko bitwaye, uko ubuzima bumeze muri no minsi bagerageje gufunga imiryango hamwe na hamwe mu masoko. Muraho ni amahoro y'Imana. Ndagufasha mikoro nta kibazo. Batubwiye ko ngo tubasha ngo metero imwe, ndabona hagati yanjye nawe metero ishobora kuba irimo, tubashe kuganira turebana n'uyu mugabo. Gerageza kwibwira abantu bagukurikiye, utubwiye n'aho tugusanze. Ngiye ikibazo mfite abana 6. Gerageza bashe kubwira abantu kugira ngo babashe kuba bagukurikiye. 6 nanjye n'umugabo. Umugabo arwaye abadayimoni. Ubwo ngewe n'umugabo, umugabo yirira ibiro 5 by'ibirayi wenyine, arwaye abadayimoni. Ubwo ngubwo ngewe nagerageje kugira ngo mu mudugudu nje ku kagari bamubufasha, barabunyima kubera arwaye, barabunyima. Njya kuwushinzwe ari amafaranga batanga y'ingoboka arayanyima, kandi umugabo ni mukuru arakuze. Amafaranga bamaze kuyanyima ndaza njya mu rugo nsanga abana. Nk'ubu najyaga njya gukarata nkahiga nakuraga mu isoko, none ibikoresho barabifunze. Mfite abana 5 n'umugabo nanjye, ubwo kurya ni ikibazo, ni hatari. Ubwo rero nagira ngo niba abaturage hari ubufasha babona babunkorere, kuko umugabo niba ari 10 by'ibirari wenyine, abana nanjye turarya, iki ni ikibazo. Ati umugabo ararwaye, ni ikibazo kinumvikana. Ati byonyine nubwo yaba atari muri kino kibazo, kubona umuntu gutunga umuntu umeze gutyo ndetse n'abana bangana gutyo nabyo ni ikibazo. Ubwo burwayi bushobora kuba mwashakanye bufite bwaje nyuma bumaranye imyaka 5. Hari abantu babizi b'abaturanyi bawe se? Barabizi bose rwose. Nta kintu babasha kugufasha nk'abaturanyi bawe, cyangwa nabo ubushobozi ntabwo? Barafunze, nta kintu bafite. Ukaba icyifuzo, ukaba ufite icyifuzo cy'uko bakureka ugakomeza kugenda, cyangwa ni nk'ikihe cyifuzo waba ufite? Ngenda shaka ko munkorera ubuvugizi, hagize nk'umuturage waba ufite ikintu. Abantu ntago bareshya, hari n'abanyemuhwe bakagira ikintu bamarira rwose, kuko ibintu bimeze nabi. Ni ibintu byumvikana. Yaryaga ibiro 5 by'ibirayi wenyine, ninjoro akongera akarya ibindi 5. Nimbibura zanyica kuko n'umurwayi. Nanjye rero nagiye mu nkorera ubuvugizi, abantu ntibareshya, nabona umuntu wenda akagira ikintu amarira. Nibyo uyu mubyeyi ni ibintu byumvikana, arababaje mu by'ukuri, koko akwiye gufashwa. Ahubwo twagira ngo twumve, kuko n'ubundi gahunda iriho ni yuko umuturanyi ku wundi ufite icyarusho wundi agomba kumufasha. Ibyo tukaba turi mu kubishishikariza abaturage, kimwe nuko leta yacu y'u Rwanda ibishishikariza abaturage. Ahubwo twagira ngo ntago wigeze kuba wabwira abantu uwo uriwe, kugira ngo banamenye n'ahantu waba utuye, kugira ngo n'uwaba afite n'ubufasha akaba. Nuye hano mu Miduha, mu mudugudu wa Rugarama. Ati ntuye mu mudugudu wa Rugarama, akagari nakubwo n'aka Rugarama. Amazina ntago abantu bayamenye, kugira ngo kuko hari nk'igihe umuntu ashobora kuba yakurikirana n'iki kiganiro cyacu, umuntu akaba yanakugeraho, akaba yavuga ati naha runaka reka mbe namugeraho. Niba byanashoboka, mbese ushobora no kuba watangana nimero zawe za telefone, kubera ko hari igihe kiba ngombwa yuko umuntu udukurikiye yaba ari hanze y'u Rwanda, yaba ari mu gihugu hagati, ashobora kuba yagufasha, yaba mu bitekerezo, yaba mu bufasha bufatika, umuntu akaba yazaba yanakugeraho. Tubwira amazina yawe, ubwira abari kukumva, ubashe kubabwira amazina yawe na nimero za telefone niba bishoboka. Nyiramana Angelique. Ubwo umugabo yitwa Twagirayezu Evariste. Turi no mu cyiciro cya mbere, nuko ubufasha bwabuze bushoboka.
nibyo mu gihe bari kureba nimero za telefone ze mu bigaragara nuko atazizi mu mutwe tugiye gutegereza turebe nimero ze kugira ngo tubashe kuba twazigeza ku bantu badukurikiye ku bufasha bwanyu ku bitekerezo ku maboko ufite icyo ashoboye gufasha ntabwo bisaba ibintu byinshi gufasha bisaba ibintu bike cyane ufite bikeya nanjye nkagira bikeya tugafatanya umunyarwanda yabaho kandi tukabasha kurwanya na kino cyorezo katubashe dukomeze tuganire n'abandi ubwo nimero zawe ziraza kuboneka tuzitange tubone yego turagira ngo ube wabasha kubwira abantu nimero zawe kugira ngo umuntu nabasha kanzivuge niba utari kuzibona nimero ye nk'uko mwabibonye ni 0781 37 41 59 7. Iyo niyo nimero ye ayanditse muri telefone kugira ngo tubashe kuyibabwira twakomeza kubwira ngo ukomeze kwihangana kandi ubashe gukomeza kurwanya ikino cyorezo. Ndabashimiye mugira umunsi mwiza mubane n'Imana. Ese tutarava tukiraho ngaho tutarasoza kino cyorezo kiri guhagarika imikorere y'abantu waba ukizi wowe? Ngiye iki cyorezo ndi kukibona kandi ndanakizi. Iki cyorezo nicyo cyatumye ibi bintu byose biba akazi kagahagarara buri muturarwanda wese hari n'abagira neza bajyaga bangeraho ariko ntago bakingeraho. Birumvikana ese ukora gute mu rwego rwo kukirinda cyangwa se kwirinda ikwirakwizwa ryacyo wowe uri kubyirinda gute uri kukirwanya gute? Ngewe bundi bavuze intambwe imwe ariko ngiye shyiramo intambwe ebyiri kubera ukuntu nakibonye kinababaje. Shyiramo intambwe ebyiri ngewe. Arizo zihe? Gukaraba 5 ku munsi nabo bana banjye bagakaraba 5 ku munsi n'umutwara nubwo arwaye nawe akaraba 5 ku munsi n'amazi meza n'isabune n'ibindi ntakundi. Urakoze cyane ati no gukaraba 5 ku munsi ngira ngo gukaraba hari nigeze gashobora kurenga 5 ku munsi kubera ko bitewe n'ahantu ushobora bagushishikaza gukaraba ugiye ahantu uvuye ahantu mbese icyambere no kugira isuku no kurangwa n'isuku ku mubiri no ku myambaro cyane ko no ku myambaro iyo ndwara coronavirus ishobora kugenda wanikora ku mwambaro ukaba wabasha kuyifata. Turacyakomeza kuganira n'abantu hari umubyeyi wundi umwe tubonye hangana nawe tugiye kuganiraho turagusuje cyane ko guhana intoki bitacyoroshye. Nanjye ndabasuza cyane. Ya ubwo namwe tubasanze hangaha turahahuriye twagira ngo tubabaze ese muri gucuruza mwaje guhaha bimeze gute? Ukuntu bimeze nta guhaha muri iyi minsi cyane guhari mu bantu bamwe na bamwe kubera ko hari abantu bacuzaga nk'ibintu bijyanye n'imyambaro yaba inkweto cyangwa imyenda. Aburimo? Ndimo abadefizaga abasukaga imirimo nk'iyo ngiyo yarahagaze kubera ko ntago ari bukomeze. Naho no kuvuga ngo ibyo gucuruza ibiribwa nabyo nyine wa muntu ucuruza ibiribwa ntago azagira icyanshara cyane kubera ko twakuraga amafaranga mu mpande zitandukanye tukamuhahira kuko urumva ko niba narabashije kuba ntakinjiza buri munsi bya 2000 ninjizaga cyangwa 3 gutyo bitewe nuko umukiriya yaje nkaba ntakibibona urumva ko bya bintu nawe acuruza bitari mu kugenda neza. Noneho hari ibintu by'uburyo bw'ubufasha bwaraje mu baturage bakavuga bati hari abantu bari batunzwe nuko bagendaga buri munsi bakarya uko bagiye kandi burya none hari n'abantu bafite amazu yabo ntimukareba bafite amazu gusa ntimukareba abakodesha gusa hariho n'abantu bafite inzu akaba ariyo yonyine afite noneho akaba yaryaga ari uko avuye gutembera kuko nta n'umupangaji wenda iyo nzu yabaga ifite umusorera. Ikindi nanone hariho n'abantu bari bafite abapangaji bakimara kumva ko ibi bintu byabaye abapangaji bose bahise bakunja n'utwo bari bafite bagiye kubaha ati ntabwo twakwishyura bavuze ko nta muturage uzongera gusohoka mu nzu. Ubwo wari udufite bitewe n'ubushobozi yishyuragamo aragiye agura agasukari umuceri waruhenze cyane ni kakawunga nyine amakara ntawe yakozeho ubu turi gutashya cyane ibintu byarakomeye. Ibintu byarakomeye ahantu hose twatashye abafite imbariro bafite ibibazo noneho nkavuga ni ko barimo gufasha bari abakene bari basanzwe bazwi n'ubundi na leta. Hari umuntu koko utari umukene mu mudugudu ariko wamugana afite ukuntu yarabayeho mu gihe kiza cyari kitaraza nk'uwo muntu ugasanga afite abana 4 5 6 7 uwo muntu we ntabakeneye gufashwa. No hari abantu bashobora kubona ucanye utwo dukwibati buriya yatetse yabonye ibyo ateka ariko wenda hari uburyo wenda utetsemo batari bunahage cyangwa ugasanga wenda niyo kabungo ubagaburiye icyumweru kizima ariko burya wabonye nk'agaciro abana bakwishima bahinduriwe iyo ndyo. Ubwo rero tujya ngo mudukora ubuvugizi ntago tuvuze ngo muha abapangaji gusa hoya na ba nyirinzu
nabo nta mafaranga bafite bitewe n'ibyiciro bari barimo. ba nyiramazu bo ngo ntibari no kwishyurwa ahubwo ngo ntago waya maso yakuye hehe ntago babaye na nkanjye ukwezi kwari kuzuye kwa nyirinzu numvise batanze iryo tangazo mpita nyarukira no ku isoko nyine ndaduhaye ishu tubonetsemo ndagenda nshyira mu nzu ariko aho tuvugana aha ngaha twacendehereye. ikibazo ariko nawe urabasha kubyumva urumva ko guhagarika izo muvoma cyangwa se ubwo bucuruzi byiza turabishima cyane kuko leta y'abanyarwanda ikunda abanyarwanda bayo. Ejo naranishimye numvishe nta numwe babonye urwaye noneho rwose urumva ko birimo kugenda bigabanuka ko uranabikurikira turimo kwiyongera rwose Imana ishimwe turi gusenga cyane ntago duhwemye. Ikindi kintu navugaga nabo bantu barimo guha mu mudugudu babakene batoyemo batatu mu isibo nta gasabune barimo kubahaye raporo ndayibahaye ni umuceri barimo kubaha nk'ikiro kimwe hari naho babaha ngo bitatu na kawunga ikiro kimwe nta sabune nabonye babahaye nta mavuta umuntu azarya kawunga itogosheje cyangwa niyo yasora mu tubogeri ntiyatugaragura mu tuvuta nta tuvuta babaha nta gasabune kandi isabune irakenewe nubwo butorega burakenewe ku gakawunga kayaga karanga nukuri bari kubaha ibintu by'ibice gusanga mu ikiro cy'ibishyimbo buriya giteka ate wagitahiriza inkwi gute se ubwo ngubwo nge ndifuza ko bajya bati tumuhaye ibiro dusipoze nge nk'umuryango wanjye nteka ibiro 2 n'inusu by'ibishyimbo tukabimara n'icyumweru dushyushyaho ukuntu nyine none se ubwo wama icyo kiro mu bana bane nifitiye n'umugabo wanjye ngo turi 6 wama icyo kiro koko burya nanakigusubiza nge sinanakijyana nukuri mutukorera ubuvugizi nibo baduhaye ibishyimbo usibe ko bataranampa nyine tushatse kubivugaho babaye baduhaye unyanya tumuntu tumugereye ibiro 3 by'ishyimbo agenda bishyire mu nkono nicyo cyumweru wa mugani gishire kuko niyo umwana ashonje agenda gakubitamo n'igipfunzi iminsi ikicuma nibyo ati mugerageze mudukorera ubuvugizi baba badukurikiye hirya no hino abayobozi nabo baba bari kubyumva ntago twe dufata gahunda z'ubuyobozi baba babipanze n'ubuvugizi nibyo yego nibyo ubuvugizi turi buze gukomeza kubakorera. Ese mwebwe tugaruka aho ngaho twabyumvise ibintu mwavuze kandi n'abandi abo bigenewe abo bigomba kushyikirizwa nabo bari kubyumva baradukurikiye ahubwo twajya tugaruke ku iki cyorezo cya coronavirus cyugarije isi ntabwo ari mu Rwanda gusa mu bigaragara uri kugikurikirana kuko turi kwirinda cyane nyamara muri kwirinda Rwanda turi kwirinda nta muntu ukegera undi nta n'umuntu ugisuhuza undi reka abafite ibipangu bo barakinze nyine ibintu birakomeye tudafite ibipangu turi kwirinda turi guhura ugahagarara nanjye hariya tukavugana uhagaze aho ngaho na gutya ntibikibahari uhita ugenda iyo murangije kuvugana ibyo mwavuganaga kuko nta nkuru nshyashya zihari ni coronavirus nta kindi hari gahunda nyinshi ziriho rero za guverinoma y'u Rwanda zirimo no kuvuga ati guma mu rugo uri kuyibona guma mu rugo rero iri kutunanira ku mugani kuko nk'ubwo nanjye nkubwiye ko nagaburiye abana kawunga guhera ku cyumweru kuva uwo munsi igeze ku wa kane mfite akana k'umwaka n'igice twatamika kakabumba umunwa nuko noneho umwana buraye kabiri urwo ruhinja sinzi aho musaza we yagiye avomera amafaranga 500 araza tugura inusu y'umuceri tuyikatamo kabiri turamutekera tubona karishimye nuko rero sinzi wampamagaye nyine ngenda suka ndanyaruka ndayakorera ndayazana ariko ubwo hagize ikintu kiboneka cyo kunsayidira mu rugo ntago nakongera gusohoka kuko nanjye ubwo burwayi ndi kubutinya cyane. Muraho neza cyacuru ndi Mukagatare Tereza ibyo biryo mubavuga barabiduha aho bakabiduhaye barabiha abakire ntibitugeraho ibyo ni ukuri se ngo nkange rero w'imyaka ngo ibyo ni ukuri koko navutse 5 n'umwe ntabyo bagomba kumpa ngo kubera iki ubundi babihaye abantu inshuro 2 wowe batabiguha ntabyo bampaye rwose nuko wavuze 5 na rimwe se racha ngo twebwe b'abakecuru ngo ndwara ni twebwe ireba none se kubibareba niyo mpamvu batabafasha imbizi barabitwimye rwose aho uyu mukobwa ukubwira ngo niba namwe kawunga mwarayibonye ngese ko ntayo nabonye nawe ntago ayifite kubera bayimuhaye nuko ngo yayibonye ndashaka kukubwira ngo karukoro barobanuye bene wabo bose bagiye kuvuga ngo ntabwo ngo niba ngo sinzi uko babitubeshye je naravuze ntitwumvikane ko wumva ngo niba ari abakecuru n'abasaza buregeye we araziriki ngo ariko buregeye yangu byari byo byose ngo kandi ngo muri kumwe buregeye wo ninde se no mugabo yitwa buregeye Faranzwa n'umugabo wanjye kandi mbana nabuzukuru bane abo bana nabo nta nyina bagira ubwo rero sinibaza nge ukintu tuzira waruvuze ati baravuga ngo ndi umukecuru se ntabwo yemerewe gufasha mbabarira cyane kandi bavuga neza ko twebwe ntabyo baduha babahaye izo kawunga ahubwo rero babigaburiye imbere y'irembo ryanjye ngize ngo ndabwese ko mu abandi bikombe nka 2 bati pe ko nyuma yanjye hari n'umubyeyi uherutse gupfusha umugabo akaba afite abana 4 wenda ahubwo wenda nge ni mubireke ari kuri ya mama wase mwamuhaye ni wenda bose n'agakombe kamwe kwarekata ngo icyo tuvuga ngo ntago bize
nta nubwo bagusobanurira impamvu baravuga ngo ntago ubizi. ubwo byo bavuga ngo ntabwo mbizi, ubwo umujinya waranyishe ndikaraga, abuzukuru banjye barambwiye ngo mani ngo hari wabwirirwa ngo burare, ariko mwabana mwe murashaka iki? Nge navutse 5 n'umwe na nuba mugane, mumbabarire cyane. N'inyuma yanjye hari n'umupangayi uhari mu gikari wanjye, afite abana 3 kandi nta mugabo afite, kukize baha abandi bakagenda baturobanwa nuko. Ikibazo hari igihe wasanga babandi bahaye bari abakene kukurusha. Ya baba data we, ngira ngo umudamu wapfushije umugabo akaba afite abana 3, akana karagenda karira uri mukuru, ahubwo nta nubwo angana n'uyu. Eje ikintu cyambabaje nuko uwo munyesibo nuko nawe babimuhaye, kandi nanone bakabi umuntu nkawe. Uwo umuyobozi w'isibo nawe baramuhaye. Baramuhaye nyine, yitwa Nsabimana. Byose nibiki urambwira ibiki? Kukize babimuhaye kandi wa mugore batabimuhaye. Wasanga umuyobozi w'isibo baramuhaye kubera ko n'abatishoboye mukecuru byashobora. Tishobora se ntafite umugore n'abana. Abana se barabana. None kukize batabarya kuko bavuze ngo bari abantu batishoboye bibana bonyine, bose ntafite umugabo cyangwa ntafite umugore n'abana, kuki uriya mugore baramuhungira iki? Ni ikibazo. Erega nyama mvugira bagenzi banjye. Yego mugote harakandi. Imbaga yazungutse ntabwo zirenze 500. No kuvuga ngo aba bantu bacuruza imbaga ntabwo imbaga zunguka amafaranga arenze 500, niyo aba yamuzanye. Babaye bamuhaye wa muceri nk'ibiro 4, umva babaye bamuhaye uwo muceri bakamana ko kawunga n'ibyo bishyimba n'amavuta, ntabwo yaza kwirirwa icanga. Birumvikana. Ni ukuri nimutuvugire abo bantu muri no soko. Genda umukarani wanga miseko nkoresha igare. Tubwira amazina yawe n'ahantu utuye n'uburyo waje, tuzi ko kuguma mu rugo aricyo ari ihame riri mu byo twiyemeje. Ese waje gute? Ngendeye muri Kicukiro hano hepfo. Nino njewe nkora hano miseko n'igare. Ariko kuntu umuntu igare ntago duheka abantu, nta muntu umwe tuba duhetse. Uhetse umuzigo urari parisi ugiye gutereka akaziga, abanyerondo ba Kicukiro baje bafashiga ba Nyamirambo bafashe igare bararijyanye, kandi ushiye abaturage ibyo kurya. Wa muturage nava mu rugo akaza kumanda baramukubita. Nawe niba bagutumye ibiryo babonye ko ugiye gupakira ibiryo baragukubita. Umuturage arivira mageragera azanye amashu yanara ku isoko, azanye imboga, aparitse igare ngo ajya guparika arajya bamuciye 5. Ese ibyo 5 arabikora atabikoreye? Bakamuca 5 byuko aje mu isoko cyangwa byuko atwaye. Ko yazanye igare. Ibyo ntago bishoboka kandi baratwatse ubungubu nejo namukanya bayapatse bayajyanye. N'uyu munsi bajyanye. Singuriya iryo barijyanye. Nose buri munsi amagare ko bayajyana, kandi twebwe nta muntu upakiye ibyo kurya uje no guhaha, babona ko nawe uje guhaha bafashe igare baritwaye. Ese bazi ko akosa kare ibyo 5 babikure kandi utakoze kabazi kakazi kahagaze. Ntago ibyo bintu nanjye ndi kubyumva, ariko twebwe ntago dukene niba ari imfashanyo niba dufashe twese ibyo. Harimo n'abasore wenda abasore ngo ntago bagomba gufasha abasenga abana bari kurira, ariko natwe batureke umuntu nibaje kwihahira n'igare cyangwa nibaje gutwara uwo muntu w'umukire wanze kuva mu rugo, bareke gutwara igare ryiwe. Ni ikibazo byaba bibabaje ibyo bintu uri kuvuga bibaye ari byo. Amagare yose nta gare wabona hano, amagare twagiye kwahisha, fata kwikora umuzigo 260 ukawujyana ngo hirya mu gisambu ahantu wagiye kuzirika y'igare. Ubu nta hantu wabona igare hano hafi, urabona Rankura aravuze ngo barijyanye. Nose barijyanye yararifite se, hari umuntu yarapakiye se, hari uwo bari begeranye. Twebwe tuzi ko coronavirus yateye, turakaraba tugakora amasuku mu bintu bishoboka, ariko nibaturekera amagare kuko nta kinege. Reba niba uparitse igare hano uripatse mu Kicukiro, umuntu wa Nyamirambo aje hifasha arijyanye. Basubwira ubijyano abanyerondo bafata nta banyerondo bafata, nta wundi muntu ufata igare wangira ngo baguciye 5. Ni ukuvuga ngo abanyerondo nibo baza bagafata umuntu bagafata n'igare rye, bafata amagare bakajyana ngara umwami uri kugira ngo ngomeza ngo 5 ngo ngurekure ngo ugende. Ese iyo utayabonye bigenda gute? Barari gusubiza iyo utayabonye nyine bahamagara imodoka mu murenge karijyana, baranageza ku murenge akaguca ibyo 5. Nta hantu byandikwa na n'ifishi bagwa ngo byibura ibyo 5 ngo byagenda muri Rwanda Revenue wanasoze ngo cyangwa byagiye muri miniko, nta hantu hamwe bibarizwa. Biragoye Bora utanga televiziyo y'igare ryawe nawe urabariza, bose ubwo urumva atari ibibazo. Birumvikana ati igare ugera hanga mu isoko uje gupakira umuzigo cyane cyane uriho ibyo kurya. Mu bigaragara nuko bavuga ko kugenda ikinyabiziga gitwaye ibyo kurya ntago kibangamirwa mu muhanda, kiragenda gipakiye ibyo kurya kubera ko n'ubucuruzi bw'ibyo kurya cyangwa se ubutabazi bw'ibanze buremewe gukorwa. Tukibaza tutese iryo gare rifatwa gute, rifatwa nande? Reka dukomeze tuganire n'abandi nitugira amahirwe turagera ku muyobozi ubishinzwe aze kuba yatubwira impamvu. Shinganga nuko bona bayajyana gutya.
ubu ngubu nawe urifite ukariparika hariya ku muhanda, iyi mikoro wayisize hasi, bakubwira ngo buriparitse aho ngaho ngo urazana amafaranga cyangwa baze kuritwara, cyangwa nawe mbwinje kuri gwa nawe usiga ino mikoro izo niparika rero ko batari gufatana. Arakoze cyane, reka tuze gukomeza tugane n'abandi bantu, turaza kureba umuti w'icyo kibazo nubwo tutabikemura, ariko inzego zindi zirahari zabikemura. Kuko ntabwo duheka abantu nabo duheka, twebwe dutwara imizigo gusa, ariko batureke niba umuntu aje gwa, niba umukira gutumye ngo nzanire ibyo kurya akaba yanze gusohoka, natwe turabizi ko tugomba kwirinda. Niba tugomba kwirinda rero, niba tureka tujyana ibyo kurya abantu tubashyire birire, kwa ko banze ko tujya mu muhanda. Natwe niba bashaka kandi cyangwa baduha ibyo nanone, niba duha ibyo kurya tuzaba mu rugo. Kandi kwanza nanone twebwe nungune ngo kubera ko uri umuhungu ngo uba mu nzu wenyine ngo ntabwo wakugira imwe ngo kubera ko hari n'undi ufite abana bari kurira, bajya no kugabana ibyo bintu baratwanditse ngo bagomba kudufasha, ariko twagiyeyo batubwira ngo badukuyemo. Gute se badukuye? Ngo ni ukubera ko ngo nta mfashanyo ngo baduha ngo turi abahungu. Ese ibyo niba umusaza aravuga ati ni iby'igihugu cyose, hari umuntu uhejwe kuri iyo myaka? Reka tukomeze tubakurikiranire. Yes, ni Inzozi TV mukiri kumwe aha ngaha, turacyari mu Miduha. Reka tubonye n'undi muntu nawe, reka tugusuhuze. Mwiriwe. Ndabasuhuje namwe. Ko mbona usa nk'utishimye, umeze nk'ubabaye cyane se? Ndababaye kandi ndababaye cyane, kandi ikintu kimbabaje ni ikintu gikomeye. Ati ikintu kimbabaje ni ikintu gikomeye cyane. Iki cyorezo cyaduteje inzara, iki cyorezo cyaduteje ubukene bukomeye cyane. Ngiye nk'ubu kuva iki cyorezo cyatangira nibwo nkandagiye hanze, nibwo mbonye uko hasa. Kubera gahunda yaguma mu rugo. Kubera gahunda yaguma mu rugo. Kandi n'ubu urabona ko nifite akamvirope, ni umuntu warumamagaye ngo nze duhora agira icyo amarira, genda bimenyereye kandi tugomba no kujya tubyubahiriza. Ahubwo nk'ubu ikintu ngiye nabisabira kugira ngo munkorere ubuvugizi, nk'ubu ushinzwe amakoperative mu gihugu merutse gukurikirana ikiganiro cye kuri televiziyo na radiyo Rwanda, yuko abantu dukorera mu makoperative twese bagomba kureba ibyo twagezeho bikadufasha muri iyi gahunda yo kuguma mu rugo. Ariko nkanjye mfite koperative mbarizwamo abamotari, ariko nko mu buryo byavuzwe mba numva amagambo ngo bamwe barabahaye, ariko nategereje n'aka SMS kuri telefone njye naraheze, kandi rwose inzara imeze nabi. Ni ukuvuga ngo wakoraga akazi k'ubumotari. Ubu namwe ntabwo muri kijya mu muhanda nk'ibiragaragara. Naho wajya Isuzuki ni ukuyikarabya ukayishyira mu nzu ugategereza igihe andi mabwiriza mashyashya azatambukira, bitewe n'uko iki cyorezo kigenda kigabanyuka. Mu rugo mbarizwa muri koperative bita Kotamonya ikorera Igikondo, mu ntuza hari hafi na Mereze ya kabiri. Iyo koperative yanyu ikorera Igikondo hafi na Mereze ya kabiri ahitwa Kotamonya. Niyo koperative yacu ikorera. Ese ayandi makoperative byibuzeyo hari abo wigeze umenya byibuze ko hari abo bafashije? Ngiye nka gucyayo ndi nko mu rugo mba numva nyine hari nk'abamotari bagenzi banjye mpamagara, nkumva bambwira ati twebwe twarayabonye, abandi nabo nabahamagara ngo si barayabona. Ubwo ngiye nyine ndagira ngo dukorere ubuvugizi menye niba muri koperative yacu ayo mafaranga arimo cyangwa se ntayarimo. Kandi ngiye natanze mu bantu nkeka batanze imigabane myinshi n'imisanzu myinshi. Birumvikana. Uyu mugabo aragira ati mutubarize koperative yacu niba mu by'ukuri twebwe tutagomba kugendera kuri gahunda nk'iy'abandi bari kugenderaho. Ngira ngo perezida wa koperative yanyu nawe arabasha kudukurikira, niba hari ari kubasha kumva abashe kugerageza kugira ngo arebe ikintu yafasha abanyamuryango biwe, kugira ngo nawe bo babashe kugira ukuntu bitwara banubahiriza gahunda yaguma mu rugo, cyangwa se agasohokamo agiye guhaha. Arahaha se nta kintu afite, mugerageze murebe ukuntu mubafasha ba nyiri amakoperative. Hari ikindi kintu wabasha kugira wageza nko ku banyarwanda babasha kudukurikira muri kino gihe? Ikindi kintu nageza ku banyarwanda babasha kudukurikira ni uko kugira ngo rwose banyarwandakazi tugomba kwemera tugahura n'ibyo bibazo tugahangana nabyo, ariko tukaguma mu ngo kugira ngo tureke kugomeza kwanduzanya iki cyorezo, kuko iki ni icyorezo cyandura vuba
kandi gikwirakwira mu masegonda. Ntabwo ari twe Rwanda twenyine, ni Roma kwa Papa ahantu h'igihugu cy'umugisha naho cyarahageze, no mu bihugu bikomeye nka Amerika, ahantu hose. Rero banyarwandakazi mukurikiye televiziyo muri aka kanya, ni ukuri mudufashe mwubahirize gahunda yo kuguma mu rugo. Nanjye narabyubahirije nubwo mumbona hanze aka kanya, ni ku mpamvu y'ukuntu nari mbonye uko ndya nibwo sohotse, ariko ubu ngubu n'ubundi ngomba guhita nsubira mu rugo. Urakoze cyane, reka tugushimire kuba ubashe kutuganiriza no kumva ko gahunda yaguma mu rugo ari gahunda nziza ishobora kuzatuma iki cyorezo kibasha gucika ndetse burundu hano muri kino gihugu cyacu, abantu bakabasha kujya mu kazi. Urakoze cyane, reka tukureke. Ari nk'umuntu nyine nka gutya wagira icyo yafasha nk'umuntu nko muri gahunda yaguma mu rugo, hari icyo amurusha, nanatanga nimero yanjye yabona n'izo senyisa agashyira kuri mobile money mudukora ubuvugizi. Komerezaho nta kibazo. 078 30 26 981. 078 30 26 981. Arakoze cyane, agakubisemo arivugiye ati nkeneye n'ubufasha, uwakenera kumfasha yampamagara kuri zino nimero. Izo ni nimero ziwe, ntabwo ari izanjye nk'umunyamakuru. Uwakenera kumufasha cyangwa se no kugira indi nyunganizi yamuha mu bitekerezo yakoresha kuri iyo nimero. Tugushimira tukubwira ngo uhahe uronke kandi ukomeza kubahiriza gahunda yaguma mu rugo. Murakoze cyane, kandi ndasuhuza n'abareba bose bubarije gahunda yo kuguma mu rugo, n'abakinnyi aho bari hose bagume mu rugo amahoro. Shampiyona n'isubukurwa, tuzongera duhure. Murakoze. Yes, urakoze cyane, reka dukomeze tuzenguruka aha ngaha tuganira n'abandi bantu batandukanye kugeza ubwo